Hello my people, ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kandi tubashimiye ko mukomeje kubana natwe. Iyi ni ijambo ry'umutima. Tubahaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi. Uyu munsi rero kuri channel yacu tugiye kugaruka ku byamamare cyangwa se abanyabigwi, abasitari nyarwanda batakiri kuri iyi si, ariko basize amateka ndetse bituma batazibagirana mu mitima ya benshi. Iyo turebye muri iyi si, hari ubwo abantu bapfa ariko ibikorwa byabo cyangwa se ibyo bakoze bigasigara bihumura nk'umubavu mu bantu basize. U Rwanda rwagize abantu benshi batabarutse, ariko ibyo bakoze bikomeza kubera abandi urugero ndetse n'urwibutso. Ndetse kugeza n'uyu munsi turibuka abasitari nyarwanda bapfuye ariko batazibagirana mu mitima yacu. The legends never die. They live forever in our hearts. Twihuse rero, umusitari wa mbere tugiye guheraho watabarutse ariko akaba yarasigaye mu mitima ya benshi ni uwo twita cyangwa se uwo twitaga Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yavukiye mu karere ka Nyaruguru, i Kibeho mu majyepfo y'u Rwanda. Yamenyekanye nk'umuhanzi w'indirimbo zubaka imitima, izihamagarira ubumwe, imbabazi n'amahoro. Yatangiye kuririmba akiri muto, ndetse nyuma yo kwiga umuziki Burayi yagarutse mu Rwanda afite intego yo gukoresha impano ye mu gukiza imitima ya benshi. Kizito Mihigo yatabarutse afite indirimbo zirenga 400 ndetse zakunzwe n'abatari bake. Indirimbo ze nka Igisobanuro cy'urupfu, Aho kuguhomba naguhombya ndetse n'Inuma zakomeje kuguma ku mitima ya benshi, ndetse abanyarwanda benshi bahora bazitekereza, ndetse n'izindi zose yahanze. Nubwo yitabye Imana mu buryo butunguranye muri 2020, amazina ye ndetse n'ibihangano bye ndetse n'ibikorwa bye biracyari ku mitima ya benshi, batekereza ibyo yahangaga n'amagambo yakundaga gukoresha. Kizito Mihigo kandi yakunzwe mu ndirimbo zijyanye no guhimbaza Imana, cyane cyane izijyanye na Kiliziya Gatolika, ndetse inyinshi zigikoreshwa ubu ngubu, harimo izo yagiye agiramo uruhare ndetse n'izo yagiye yihangira ku giti cye. Yasigaye mu mitima ya benshi nubwo tumubara nk'utakiriho, ariko ibikorwa yakoze byo biracyariho. Ku mwanya wa kabiri twibuka uyu munsi ku bantu batakiriho kandi basize banditse amateka mu mitima yacu, turasanga Dushime Burabyo Yvan wamenyekanye nka Buravan. Uyu Burabyo Buravan yavukiye i Kigali mu 1995. Yatangiye umuziki akiri muto, ariko Imana yaje kugaragara cyane muri 2015 ubwo yasohoraga indirimbo yitwaga Bindimo, yakunzwe cyane n'abatari bake. Muri 2018 Buravan nyuma yo kwegukana igihembo cy'umuhanzi mwiza yahise ahinduka umuhanzi w'umunyarwanda wa mbere watsindiye iryo shimwe, ndetse Buravan yari azi guhuza injyana, amagambo meza n'ubutumwa burimo urukundo. Indirimbo nka Marayika, Oya, Lowkey ndetse na Just Dance zasize isura nziza mu muziki nyarwanda. Buravan yitabye Imana muri 2022 azize indwara, ariko abanyarwanda baracyavuga bati Buravan yaragiye, ariko indirimbo ze ntizigera zisibangana mu mitima yacu. His voice still live on, something hurts every day. Ku mwanya wa gatatu w'abanyabigwi cyangwa se umunyabigwi utazigera yibagirana mu mitima ya benshi nubwo atakiriho, turasanga DJ Mira. DJ Mira amazina ye ya nyayo ni Mira Rutaganira. Yari umwe mu ba DJ batumye umuziki w'u Rwanda ugera ku rwego mpuzamahanga. Yakoranaga n'abahanzi benshi nka Knowless, The Ben, Riderman n'abandi benshi. DJ Mira yakoze ibikorwa bikomeye byo gushyigikira abahanzi bato no guteza imbere injyana ya Afrobeat ndetse na Hip Hop nyarwanda. Yitabye Imana muri Werurwe 2020 azize uburwayi butunguranye. Nubwo uburwayi bwe butigeze butungura benshi kuko yaramaze igihe kinini arwaye, ariko urupfu rwe benshi batinye kurwakira ndetse bagoye no kumva yuko yavuye mu mwuka w'abazima. DJ Mira ntazigera ava mu mitima y'abanyarwanda, bakundaga indirimbo yakoraga nk'umu DJ ndetse n'uburyo yasabanaga n'abandi atitaye ngo uyu muhanzi aracyari muto cyangwa se yari hejuru. DJ Mira, he was more than a DJ, he was a heartbeat of Rwanda music. Dukomeze ku banyabigwi cyangwa se abo twabuze muri ubu buzima, baba ari abanyarwanda cyangwa abanyarwandakazi bagize byinshi bakora muri uru Rwanda ariko tukababura, ariko bagasiga banditse amateka ndetse n'ibikorwa byinshi bitazigera bituma tubibagirwa. Ku mwanya wa kane turasanga Mariya Yohana. Mariya Yohana yavutse mu 1946, atabaruka muri 2021. Umubyeyi Mariya Yohana yari umunyabigwi mu ndirimbo za gakondo.
yamenyekanye cyane mu ndirimbo Intsinzi Bana b'u Rwanda, yaririmbye cyane nyuma yo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu mubyeyi w'imfura cyane yaranzwe n'ubupfura, gukunda igihugu no kwigisha urubyiruko indangagaciro z'umuco nyarwanda. Yitabye Imana nk'uko twabigarutseho muri 2021, ariko abanyarwanda bose bemeza ko Mariya Yohana yari ijwi ry'u Rwanda mu mutima ndetse no mu muco. She sang the pride of our nation. Dukomeje ku mwanya wa 5 turasanga umunyabigwi Jules Sentore Senior, se wa Jules Sentore tuzi uyu munsi. Uyu mubyeyi icyarimwe n'umunyabigwi ni umwe mu bantu bashyize imbaraga mu kurinda umuco nyarwanda binyuze mu muziki wa gakondo. Niwe wasigiye igihugu umurage w'umuziki w'inanga n'ubwiru bwa kinyarwanda. Abahanzi benshi b'abanyarwanda barimba gakondo bamwigiyeho, cyane cyane umuhungu we Jules Sentore ukomeje umurage wa se. Jules Sentore kandi azwi nk'umunyarwanda wabayeho wakundaga kuririmba akoresheje inanga ndetse agashyiramo n'ikinyarwanda cyimbitse kandi gishobora gusobanura byinshi ku muntu wagihaye umwanya ndetse akanacyitaho. He planted the culture seed that will never die. Uwo yari Jules Sentore. Ku mwanya wa 6 rero turasanga uwo twamenye nka Mukeshabatware Dismas. Uyu turamuzi cyane, abazi ikinyarwanda ndetse n'abakundaga gukurikira amakinamico. Uyu mubyeyi muramuzi cyane. Mukeshabatware Dismas yamenyekanye nawe mu bijyanye n'umuco nyarwanda ndetse no gushishikariza urubyiruko gukunda igihugu ndetse no kumenya ibijyanye n'ikinyarwanda. Yamenyekanye mu makinamico atandukanye ndetse yakunzwe cyane n'abatari bake. Mukeshabatware Dismas yabaye umunyabigwi cyarimwe n'umuhanga, wabereye icyitegerereza abandi ndetse yabaye umunyamakuru mwiza ku bijyanye n'ibitangazamakuru by'u Rwanda, cyane cyane za Oremforo. Bya kera byumvaga n'abakiri bato bagakunda ijwi rye ndetse n'amagambo ye n'uburyo yashyiragamo ubwenge bwinshi. Mukeshabatware Dismas nawe ari mu banyabigwi batabarutse, ariko ibigwi ndetse n'ibyo basize bakoze bikaba bitari byava mu mitima y'abakurikiraga muri icyo gihe cyabo. Ku mwanya wa 8 turahasanga Jay Polly, umuhanzi nyarwanda wakundwaga n'abatari bake ndetse n'ubu nubwo atakiriho. Indirimbo ze ziri mu zicurangwa kenshi ndetse ziri mu zumbwa inshuro nyinshi kurusha izindi. Jay Polly yari umuhanzi icyarimwe n'umunyabigwi ukunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo yatabarutse akiri muto kandi yaragikenewe cyane. Injyana ya hip hop abenshi bavuga yuko ari we mwami wayo ndetse utazigera asimburwa. Jay Polly ni umwe mu bahanzi bari bakunzwe mu gihe cye ndetse utarigeze avugwaho rimwe muri benshi bakundaga kuvuga ko ari we wa mbere ugereranyije n'abo bari bari kumwe mu gihe cye. Jay Polly nawe ari muri bamwe cyangwa se mu banyabigwi bamwe twabuze cyangwa se batabarutse bo mu gihugu cy'u Rwanda bari bakunzwe ndetse n'ubu bakaba bakiri mu mitima ya benshi. Ku mwanya wa 8 turahasanga Nsanzamahoro Denis. Uyu yamenyekanye nka Rwasa ndetse benshi bamuzi muri filimi nyarwanda. Bamuzi cyane nk'umugabo wakundaga gukinana igitsuri ndetse wakundaga gukina role zose umuhaye akaba atazinanirwa. Rwasa kandi yamenyekanye mu banyarwanda bari bazi gutegura filimi mu gihe cye. We wabashaga kwandika filimi ndetse akanayikinamo, akayidirectinga ndetse akanayibera manager kandi icyarimwe ari n'umukinnyi wayo. Byashoboraga bake mu gihe cye, ariko Rwasa ari we Nsanzamahoro Denis yarabishoboraga. Rwasa ari mu byamamare cyangwa se abasitari nyarwanda bitabye Imana ariko ubu bakaba bakiri mu mitima ya benshi. Ku mwanya wa 9 turahasanga Deo Rutaremara. Yari umukinnyi w'umupira w'amaguru mu gihe cya mbere ndetse Rutaremara Deo yari umukinnyi wa APR FC uzwi gukunda igihugu ndetse agakunda n'ikipe yakiniraga. Yavukiye i Kigali atangira gukina umupira mu mwaka wa 2000. Yamenyekanye kubera ubwitange bwe, gukina yitangira ekipe ndetse no kuba icyitegererezo mu bakinnyi bagenzi be. Uyu Deo yitabye Imana azize indwara, ariko abafana baracyamwibuka nk'umukinnyi wakundaga siporo n'igihugu. Once legend always legend. Uyu Deo nubwo azwi